uwakubona yakubona usenga nk'abandi, uwakubona yakubona uvuga nk'abandi, ariko Imana ishobora byose iguhisha abandi badafite mu izina rya Yesu. Icyo abandi badafite ni iki? Ni imbaraga z'umwuka wera duhabwa na Yesu Kristo, ni imbaraga z'umwuka wera zivuguruza ibyo ab'isi bavuga, ni imbaraga z'umwuka wera zicecekesha amajwi y'abazimu, ni imbaraga z'umwuka wera kuko Kristo akimara kuzuka yatangaje amakuru akomeye, yaravuze ngo nahawe ubutware mu isi ndetse no mu ijuru. Yesu nashimwe cyane bavandimwe, tubahaye ikaze mu ijambo ry'Imana tugiye kuganiraho muri aka kanya. Twifuje kugira ngo tuganire amagambo y'Imana Imana ishyize ku mutima wacu. Munyemerere tuganire ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu byakozwe n'intumwa, ibice byaho ni 4 ku murongo waho wa 7. Hari amagambo avuga ngo babata hagati barababaza bati ni imbaraga ki cyangwa n'izina ki byabateye gukora ibyo. 8 hakavuga ngo nuko Petero yuzuye umwuka wera arababwira ati batware b'abantu namwe bakuru, uyu munsi turabazwa ibyo twagiriye neza umuntu waruremaye, kandi turabazwa icyamukijije. Ariko mumenye mwese n'abantu bose bo mu Bisiraheli yuko ari izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti uwo mwabambye Imana ikamuzura, ari ryo ritumye uyu muntu ahagarara imbere yanyu ari muzima. Amen. Tujye kuganira aya magambo. Imana yo mu ijuru nishimwe muvandimwe mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana ririmo riravuga amagambo akomeye, ijambo ry'Imana ririmo riravuga, harimo message ziba ziremereye. Aya ni amagambo, ubu ni kiri gitabo cyanditswe na Luka, arimo abwira umukozi w'Imana bitaga Theophile, amubwira ibyo Yesu yakoze, amubwira uko Yesu yagenze, amubwira imirimo yakozwe. None aza kugera kuri iki gice arimo avuga imirimo y'Imana yagaragaye ku ntumwa ubwo Kristo yaramaze kujya mu ijuru. Hanyuma iki gice cya gatatu nicyo kirimo kigenda kigaragaza, kirimo aya makuru agenda gakomeza akagera mu gice cya 4. Hagaragara ubwo Petero na Yohana bajyaga gusenga mu gihe cyo gusenga cya saa 9, bageze ku rusengero, ku irembo ry'urusengero bahasanga umuntu wahoraga aza, wari ufite ikibazo cyo kutagenda, wabanaga n'ubumuga, wari ufite ikibazo, amaguru afite ibibazo. Nubwo ngo Bibiliya igaragaza ko yari amaze imyaka 40 yarahekwaga, agashyirwa ku irembo agasabiriza binjira. Unyumve neza, uyu muntu yarahekwaga agashyirwa ku irembo asabiriza abinjira mu rusengero. Noneho kuri uyu muntu rero nuvuga ngo abana batoya baramuhaga, abaririmbyi baramuhaga, abatambyi baramuhaga, abahanuzi baramuhaga, intumwa zaramuhaga, abantu benshi bazaga gusenga bahanyuze bafite umutima wo gutanga baramuhaga, abakire baramuhaga bakamuha bitewe n'ubutunzi bafite, abantu batari batunze bifatika nabo bamuhaga bitewe n'umutungo bari bafite. Ariko ngo umunsi uza kuba umwe, Imana ishimwe cyane, umunsi waje kuba umwe, haza kunyura abagabo benda gusa nk'abandi ariko bafite icyo abandi badafite. Ndimo ndifuriza wowe nkurikiye kugira ngo Imana ishobora byose, uwakureba yakubona usa nk'abandi, uwakureba yakubona ugenda nk'abandi, uwakubona yakubona usenga nk'abandi, uwakubona yakubona uvuga nk'abandi, ariko Imana ishobora byose iguhisha abandi badafite mu izina rya Yesu. Icyo abandi badafite ni iki? Ni imbaraga z'umwuka wera duhabwa na Yesu Kristo, ni imbaraga z'umwuka wera zivuguruza ibyo ab'isi bavuga, ni imbaraga z'umwuka wera zicecekesha amajwi y'abazimu, ni imbaraga z'umwuka wera kuko Kristo akimara kuzuka yatangaje amakuru akomeye, yaravuze ngo nahawe ubutware mu isi ndetse no mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Aravuga ngo kandi ikindi gikurikiyeho ngo abanyizera nuko ngo bazagendana ibimenyetso. Abantu bizera umwami Yesu hari ibimenyetso bagomba kugendana. Bazarambika ibiganza ku barwayi bazakira, bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye, bazahagurutsa ibirema, bazazura abapfuye, bazanywa ikintu cyica ntacyo kizabatwara. Umva imbaraga zo kwakira Kristo. Ndakwifuriza kugera ku rwego
wakira imbaraga z'umusaraba ugere ku rwego uwakureba yakubona uri umusore umeze nk'abandi. Izi mbaraga ntabwo zipimishwa ijisho, ariko bimenyekana iyo ugeze kuri tere. Iyo ufite izi mbaraga z'umwuka wera, umwuka aguhishurira ibihishwe. Iyo ufite izi mbaraga z'umwuka wera, usobanukirwa amabanga y'umwuka. Iyo ufite imbaraga z'umwuka wera, usobanukirwa ibyo abandi batazi. Iyo ufite imbaraga z'umwuka wera, ni ukuvuga ngo ugende nk'uko abandi bagenda, ariko amakuru urimo uhabwa atandukanye n'ay'ab'isi. Ndimo ndakwifuriza kwakira izi mbaraga muvandimwe, ndakwifuriza kwakira imbaraga z'umwuka wera, ndimo ndakwifuriza kuzamuka kuri uru rwego aho imbaraga z'Imana zikorera muri wowe. Petero na Yohana bagiye gusenga nk'uko abandi bagiye gusenga. Bageze ku irembo ry'urusengero bahasanga umuntu ngo arabasaba ngo bamuhe. Petero aramubwira ngo twitegereze, ngo amwitaho ndetse cyane, azi yuko hari icyo bagiye kumuha gikomeye. Petero aramubwira ngo ifeza n'izahabu ntabyo dufite, ngo ariko icyo dufite turakiguha mu izina rya Yesu. Petero ahashira amanga, agaragaza imbaraga z'umusaraba, agaragaza agaciro Kristo yakoze muri we, agaragaza ubwiza bw'Imana aho hantu, agaragaza icyubahiro cy'Imana. Ese ko tugeze mu bihe bibi uyu munsi isi irimo igenda igana mu gahenebero. Ese wowe wakiriye Kristo umwami n'umukiza, iyo ugeze mu banyamahanga ugaragaza iki? Ese ndimo ndakubwira iki kintu, udafite imbaraga z'umwuka wera isoni zizagukora. Udafite imbaraga z'umwuka wera, waba uvuga igifaransa neza, waba uvuga icyongereza neza, waba uhanura neza, uko waba umeze uko ariko kose, imbaraga z'umwuka wera zitari mu buzima bwawe muvandimwe, ndakubwira ngo isoni zizagukora. Ariko umva iki Uwiteka Imana ishaka, irashaka kukuzuza imbaraga mu bihe nk'ibi, irashaka kukuzuza imbaraga mu bihe nk'ibi bikomeye, irashaka kukuzuza imbaraga mu bihe tugezemo bigoye, irashaka kukuzuza imbaraga mu izina rya Yesu. Imbaraga z'umwuka wera zikamanuka mu buzima bwawe. Iki gice twasomye rero, Petero na Yohana bamaze guhagurutsa kino kirema, bateje imidugararo muri karitsiye. Baravuga ngo bene aba bantu ni bande? Bene ibi bintu bibaye ni ibiki? Ni ukuvuga ngo abatambyi baraza barabafata, baraza muri gereza. Ibaze kuraza muri gereza umuntu Imana yakoresheje imirimo ikomeye, ariko ntabwo bigeze babyitaho babaraje muri gereza ngo babageze muri gereza. Umva ikintu cyabaye, babagejeje muri gereza. Ijambo rambura ngo mu gitondo inama iraterana ya rukokoma, baraza bafata Petero na Yohana ngo babata hagati, barababaza ngo ni izihe mbaraga, ni irihe zina ribahesha gukora ibi ngibi murimo mukora? Ngo Petero yuzuye umwuka wera, ngo arababwira ngo batware b'abantu, namwe bakuru b'i Yerusalemu, turimo turabazwa icyo twagiriye uyu muntu murimo mureba, turimo turabazwa amakuru y'uyu mugabo, ariko mumenye neza mudashidikanya ko ari izina rya Yesu Kristo umwe mwishe mukamubamba, niryo rihesheje uyu muntu guhaguruka akaba ari muzima. Wa wundi wabaye ibuye rikomeza imfuruka, niwe buye rizima ryanzwe n'abubatsi, ngo ariko ku Mana rihinduka rikomeza imfuruka. Niwe rero uhesheje uyu muntu guhaguruka akaba ari muzima. Ndimo ndashaka kukubwira iki muvandimwe, ntago aha hantu hakoze amasengesho menshi, ntago aha hantu hakoze kwiyiriza cyane, aha hantu hakoze urwego rw'imbaraga z'umwuka. Ndimo ndakwifuriza mu izina rya Yesu, uyu munsi turimo turakataza muri tekinoloji, uyu munsi turimo turakataza mu bintu bigiye bitandukanye. Utarakira imbaraga z'umwuka wera, isoni zishobora kugukora, zirimo zirakomanga ku muryango byakunda. Iyi tekinoloji yagutwara hanze ahangaha, ibintu birimo bitwara abajene ndetse n'ibyinshi. Udafite izi mbaraga byagutwara. Ndimo ndakwinginga muvandimwe ngo wakire imbaraga z'umwuka wera. Tugiye gusenga. Ese kusenga, ese kubana n'Imana, ijambo rikavuga ngo abanyizera dore ibimenyetso bizabaranga ngibi. Iyo wisuzumye usanga ufite bingahe? Ushobora gusanga usenga nibyo, ushobora gusanga no mu materaniro nibyo, ndetse ushobora no gusanga uturanye neza cyane, ndetse amateraniro utarakererwa, ariko si ibimenyetso biranga yuko uri umukristo nibihe. Ese wakubona utandukanye n'abapagani hano hanze? Ni igiki kigutandukanya nabo? Icyagombye kugutandukanya nabyo ni imbaraga z'umwuka wera. Yesu akimara kuzuka yaravuze ngo naho ubutware mu isi ndetse no mu ijuru, aravuga ngo ngaho nimugende muhindure ab'isi, kandi dore ibimenyetso bizabana namwe ngibi. Ni ukuvuga ngo kuvuga cyane si byo bidutandukanya n'abandi, kwanamiza cyane no guhanura si byo bidutandukanya n'abandi. Imbaraga z'umwuka wera zikorera muri twebwe nizo zidutandukanya n'ab'isi. Ndakwifuriza kwakira imbaraga z'umwuka wera mu izina rya Yesu. Imana ishobora byose, Data wa twese mwiza w'icyubahiro, aguhereza imbaraga muvandimwe mu izina rya Yesu. Reka dusenga Imana. Uwiteka Mana yacu, Mana yera kandi Mana ikiranuka, ndagushimiye muri aka kanya keza uduhaye.
ndagushimiye mu izina rya Yesu Kristo ko uhera mu itangiriro ukamenya iherezo, warangiza ukavuga ngo imigambi yawe izakomera. Nyemerera ugire imigambi ukomeza hagati mu mitima yacu. Abankurikiranye ukomeza imigambi yawe muri bo, abamama ukomeza imigambi yawe muri bo, abakobwa ukomeza imigambi yawe muri bo, abasore ukomeza imigambi yawe muri bo, abagabo ukomeza imigambi yawe muri bo, kugira ngo babashe guhagarara isoni zitabakoze, buzuza imbaraga z'umwuka wera. Kuko ijambo ryarambwiye ngo babata hagati, barabaza ngo ni irihe zina, ni izihe mbaraga zirimo zikorera muri mwebwe. Izi mbaraga zijya zitera urujijo mu bantu. Iyo tuzihagazemo abapfuye barazuka, iyo tuzihagazemo impumyi zirahumuka, iyo tuzihagazemo abatumva barumva, iyo tuzihagazemo abo Satani atwaza igitugu arabarekura. Nyemerera imbaraga zawe zuzura abantu mu izina rya Yesu. Tugeze mu bihe bigoye, nyemerera icyubahiro cyawe kigota imitima y'abakumva mu izina rya Yesu Kristo. Icyo nshanye n'imbaraga z'umwanzi ndacecekesha imigambi y'incakura mu izina rya Yesu. Ndagushimiye Mwami Imana, cyoreka kibi cyawe muri byose mu izina rya Yesu, amen. Shalom shalom. Yari Diakre Ntambara Emmanuel, Imana ibahe umugisha mwinshi mu izina rya Yesu, amen.